Impamvu yabyo yo gukora kurinda umutekano wa TIN number byatewe nuko mu by'ukuri hari abantu byagiye bigaragara yuko bagura ibicuruzwa na service mu mazina y'abandi, ibyo bigo bitabizi, ariko nanone hari ubusabe twagiye tugezwaho n'abakora imirimo itandukanye abibucuruzi cyangwa se n'ubundi ibyo bigo navuze, batugaragariza yuko mu by'ukuri hari abantu bagura ibicuruzwa na service zitandukanye mu mazina yabo kandi mu by'ukuri batabizi. Ingaruka zibaho nuko mu buryo bw'ibaruramari birumvikana ko hari ibicuruzwa cyangwa se hari umutungo waba wanditswe ku kigo runaka, cyaba icy'ubucuruzi, ikigo cya leta cyangwa ikigo kitegamiye kuri leta, kandi mu by'ukuri uwo mutungo utabanditseho kubera ko wanditswe kuri TIN y'abandi. Ariko nanone hari n'abantu bagirwaho ingaruka z'imisoro bitewe nuko hari ibicuruzwa cyangwa se service byaguzwe mu mazina yabo batabizi, bityo bakaba basabwa gusobanura ibijyanye n'imisoro byerekeranye n'ibyo bicuruzwa cyangwa service zaguzwe mu mazina yabo. Abarebwa no kurinda umutekano wa TIN zabo ni abakora imirimo y'ubucuruzi, ni ukuvuga ibigo cyangwa se abikorera banditse mu misoro, ariko hakaba n'ibigo bya leta ndetse n'ibitegamiye kuri leta bigura ibicuruzwa ndetse na service zitandukanye mu mazina yabo, birumvikana nibo barebwa no kurinda umutekano wa TIN number zabo. Abatarebwa no kurinda umutekano wa TIN number zabo ni abantu bagura ibicuruzwa bitandukanye na service mu mazina yabo bwite, abo dukunze kuvuga ko ari abaguzi ba nyuma. Byumvikana ko badafite aho bazahurira n'ibaruramari cyangwa se imisoro. Ababo rero icyo basabwa gusa ni ugushyira nimero ya telefone kuri facture za IBM zibakorewe, kandi ugiye kubagurisha ntabwo asabwa kode igihe cyose ugurisha abona yuko uwo agiye kugurisha yashizeho nimero za telefone kuri facture ye. Iyi kode yo gufasha kurangura cyangwa se kugura ibintu bya bicuruzwa na service mu mazina yanyu, ndabwo ndabwira ibigo bya leta n'ibigo by'ubucuruzi ndetse n'ibigo bitegamiye kuri leta ko isabwa n'ugiye kugura. Birumvikana dufite uburyo bwinshi twateganyije umuntu yabonamo iyo kode ashingiye kuri nimero yanditse kuri ubwo bucuruzi, yakanda akanyenyeri 800 urwego agakurikiza amabwiriza, bityo yabona kode akayiha ugiye kumukorera facture. Ariko nanone hateganijwe n'uburyo hatakoreshwa gusa telefone yanditse ku mirimo y'ubucuruzi, kubera ko hari igihe biba ngombwa yuko niyo telefone ishobora kuba yahinduka. Abantu bashiriweho uburyo bandikisha abantu batandukanye barenze umwe banyuze ku rubuga rwa iTax, n'ubundi ibi bigo byose twavuze binyuraho bimenyekanisha imisoro itandukanye, yaba umusoro ku nyongeragaciro TVA, umusoro ku nyungu, ndetse n'umusoro ku bihembo n'imisoro ifatirwa. Aho banyura bamenyekanisha iyo misoro niho mu by'ukuri banyura bakandika urutonde rw'abantu bifuza yuko bazajya babona kode mu mazina yabo kugira ngo biborohere. Ariko nanone iyi kode ntabwo iboneka gusa hifashishijwe telefone, ushobora kuyibona ukoresheje n'ikoranabuhanga mu buryo twita online, ukaba wabona iyo kode. Hari n'ubundi buryo nanone ikigo cyateganije ku buryo abacuruzi cyangwa se ibigo bifitanye amasezerano ahoraho n'abakiriya babo, ku buryo umuguzi ugiye gukora facture ashobora kugeneratinga code cyangwa se gusaba iyo code mu mazina y'umuguzi, kubera ko yatumenyesheje yuko uwo muntu bafitanye amasezerano ahoraho kandi amwizeye. So hari uburyo butandukanye rero burimo kumenyeshwa abasora ubu, ariko n'ubundi bakomeza bamenyeshwa. Ukeneye ubufasha, ukeneye ibindi bisobanuro birambuye, yanyura ku rubuga rw'ikigo cy'imisoro n'amahoro akabonaho amakuru arambuye, ariko ashobora no kuduhamagara kuri 3004 akabona ibisobanuro birambuye, cyangwa se akadusanga ku mbuga nkoranyambaga z'ikigo cy'imisoro n'amahoro. Aho hose mu by'ukuri ahabwa ubufasha butandukanye, ariko n'uwakwegera ishami ry'ikigo cy'imisoro n'amahoro
haba hano mu mujyi wa Kigali, haba ndetse no mu ntara, yafashwa kandi agahabwa ibisobanuro bishimishije kandi byamufasha.